gisaza cyacu kiri hejuru ako sinamye ko yatinze cyamenya kiryamye. Praso ese waje ugafata breakfast ndana cyangwa uracyahenya aho ngaho? aya ndana Sawa tebuka. meze bite se? Ese kuki usigaye uryamira cyane wabaye? Nari ndi gutekereza ariko ndabona bimeze neza nta kibi. Cyangwa wari uri kuganira na shefu? Wapi kabisa n'utuntu nari ndimo nkugiyemo. Ko udafata umugati umufatisha. Twebwe nyine kareke. Vuba yasinakubwira? oya ntabwo ngiye Mukanya hari abatipe bari buze kunsura ushaka ko mubitegura kabisa. ariko abashyitsi banjye ari ibikomeye Wapi kabisa ni abatipe twiganye kandi hashize igihe cyinshi tutabonana. Bari buze kundeba. cyabaye Ni abatipe tu naza kubabona mu kanya baba bageze. Harimo utuboga isemari. Ntabwo twaburamo kabisa ntabwo urumva amaze kugafata ntabwo rero urumva baba bari kucyanga nyine tu. Shanye abantu badufashe bitanaza kubavura twiteguye ndaza amapasi. Nari kabisa tu nawe urabureba nta mutima mubi. Sawa. Sonde nzira uko mama Amache. Aracyari cyane. Ntabwo mutabyuka byagenze gute? Ni umunaniro wadanje. Ntabwo muza gufata breakfast? Babizanye hano se mani. Bizanye? Wageragezwa bizana hanga nta mpamvu yo kujya ari inyuma. Machefu. Mama waje kubyuka mwebwe. Ndabishyira se ahubwo ko kandi mwagiye muza muri salo ibyo bintu byanyu byo kuryamira. Ese ubona n'umugati mani. Abo ndaje ngiye kuwuzana nyine. Salamani tutize mu bwamana. Twite gahunda. Ifu. Tujye kwa Paraso. Mwebwe Sawa mujye bagiye Paraso ko turi bujye tumwe vuba. Rebeka. Zana umugati. Kumwera mu buriri mani. Sasa uryamye. Cyashyushye kubi. Wowe uko mubizira. Nta kibi bisabye. Anjye kamenye gukora ubundi ari ibindi. Areba sante. Mani, ahubwo duhanaguye inkweto. Kazize. Wagenda wewe nyine Ibazima ni kara kuri etajeri uhanagure nyine zubonye kari nyinshi se. Abiza izo ukunda wowe ngo nizo. Sawa. Twari tugiye mani hari ibibero wakintu. Ntago ukore sikabure basi. Ibyo ntabwo mugari ngombwa. Yamana peti mwese kandi. Sante mani. Bro nubwo tamwe igikoma noneho. Buriya gabubiri ibyo ko bamutekeye ko nzi ko utakabajije. agakoma se aga nanzi kugikunda Mukuru wawe. je karana ni. jone nagusanze kuri gukora iki jone nagusanze Mumwe va tujye mani tugende mani usuka amasaha yageze ariko yata kandi koko fone yawe turabisana. Shabise niba nayiraje nzaga naraye mwese ahubwo yakanagize. ariko Paraso ariho nuvuze Twese abantu bamwibuka naho mwatitaye. Naje ndeba Paraso afite ubukirima ngo hari afite impamvu ngabo. niba ya Paraso reka ngo tuzuranye so yigeze kubimbwira ko afite bashiti be barenze kandi dore maze n'iminsi ndisingo. Sawa no. ayo jawe turabimenye Ndagira inshuti aho Mufamana amasaha yagiye mani. tugiye batuye. Ahora naguhamagaye. Nayo phone yanjye abo se yawiri. cyasara muze yaraje fone ubu Ndaga bamwe nanyeshe byo. Mpamvu naryamiye. kundi ariko nyine nakavugire vuba tugenda aho buriya mutipe abe hafi kuri bino bintu Yasha nabe afite.
hano wamujama mpamagaye. Yes bro. Poa. Esa narangije kwe nabyutse bari ku gahunda yanjye ntabwo nayibagiwe. Turasoje kabisa abantu. Turaje ahaba se inkweto. Sawa. Vivo. Namujama inkweto. Nze bite wana? Mbwira sisa na dore. Vivo. Namujama amaze kumpamagara ngo twakererere. Wewe Vivo. zari zo nkweto sha. Saya. Tongera kumpamagara. Ko musi ibintu byose twabikoreye mu cyumba manje. Si ukuryamira kwanyu. Mbego uzajya wari udushyiraho Kosa. Ngaho ngibikoma. Koma byanyu byo sinzi. Koma ngo byacu. Muzabishyira. tugiye gusura paraso. Aho ndi rwose. Ndabezi. Ndebere niba nambaye neza ndabizi. Zena hari ndabizi urakaga koma dore ko ari byo byawe. Woje jacket. Anje ureke. Je, Koma meruka ari rahira. Saji byatasha. Musaragiye byo. Kigenda mugafata kumpamagara tutaragera. Saji kabisa. kiriya gisaza cyacu nacyo kiratugora kugira ngo abashyitsi bacu ni abacu Agicika kiriya cyaranezerewe. kanezerwa se natwe bashiki be babiri umva nanone ndumva ngiye no kureka njyewe Kora nawe hano ufite abashyitsi. nifite ubunebwe rwose Ngwino hano. Kuko yagiye hehe? ntabwo mbizi nimba yamuhamagaye akamubwira ko yaje ari bagiye kureba byanshanze Kandi afite n'abashyitsi yanze kudufasha. Bino umurimo ni fo sindika kweto ndavuna ingoto nazaniye umwihariko gatebo kanyuze nkameneraho ndi n'igisirikare dukaze umurego kurya ni kare ibyo mubizirikane dukome hado uhita umwirukane ariko icinjyana yigize bwana kandi agwafite arukagize imana nta gishya atanga sinumuhanga none arimo kwiyitirira Seriora. Hey. Okay. You're welcome. Araso. Salama hivi. Mezeli. Aja. Salama. Kesho. Karibu. Karibu.
Makuru y'imisi. Bobo? Uno suza abashyitsi. Sister wanjye. Yakuze dore ubu ngubu utangiye gucuranga bijya bimeze. Karibu. Bobo bwira Sandro ajya yakira abashyitsi. Sandra. Birimo ubundi icyo baba bakira nta kibazo. Merci j'arrive, j'ai été au bro. Amazi man. Ndabona amazi kweli. Ndari kujijisha. Nasari n'abarisha. Ariko uyu mutima abonome. Ni bro wacu yitwa Jack. Yakivuze se mani simbona kuze. Ndabona ari umusaza kweli uramuvugira amazina kweli. Bro, njye nitwa Jack. Aba ni bro wacu. Abambwiye tuzi gusura tu. Okay, naona uri gusa kabisa. Ewa ni foto kabisa. Ewa kabisa ndabona muri abasore mwambaye neza, ni fresh kabisa. Yes. Gakwito keza rwose. Nabasirimu. Baruka kera mucyaro mukikiritse mukiri hasi ariko ndabona ibyaha. Sheje kabisa. Tukigana subiza imana. Karibu muri sanga rwose sister wanjye n'abakire. Sansa. Narabibwiye ndetse mutabona. Ariko ameze neza. Murakoze. Sister wanjye atacyari muto dore ndabazi ngo Aho sister wawe mwiza mwana. Ese wanadakuze. Reka sigaho. Sigaho rwose. Tuzakora ikosa. Erike ndamuzi ntawe wese arayiye. Yose ya. Buriya turi buze ibiganiro neza. Ariko sana. Sana na fresh. Shanse mu duherukana muri cya igihe twiganaga amana. Uza kuducika amana. Wowe kumwe na wa mbebe. Muracyari kumwe amana. Happy mani baby. Oh bahise bimuka bahita bajya hanze. Rwose ndaho mushatse. Nampangiye rwose mukamwita pasi nayo ariko nakigera. Hagose hamwe badashaka. Abasore b'amuranga tumutoborohe. Abo turi buze kwivuga no fresh. Abo tangakantu gapasi. Bya binyafu bwa. Bose bari batera muri Yesu yaza ahubwo dore. Aje no gamaza reka. Hari muri Selemani. Niba kuko nta waba mutari kumwe na bebinzi. Meze neza se mwana? Maya ntabwo ngize ese. Tuzi no kubona cyane. Ndakuze kubona cyane tutabana. Kaze muri ifoto yacyo. Kariwa neza mwana. Mwana mushaka kabisa. Shaka Shaka nambaye kabisa kanse hawo zishima. Ahubwo fata kati yacu. Haza no kubita nimba washimye. Namba zazima kabisa. Ngoma kuzima. Umuntu ari sawa mwana. Niwaneza kabisa. Aha rwose amusore. Bana ngomizo nambaye kabisa rirwaje zira vuba rwose. Kanzigwe kabisa. Neza kabisa rwose ningerageze. Ariko se mubizi? Kanzikoje kuri WhatsApp. Neza kabisa nayo yaje. Baze bagisha umwana yitwaretse. Abarabibona ariko. Akata muvuga amazina. Wewe wirwarize. Sajya kwa pasi. Kanzikoje kuri WhatsApp. Kanzikoje kuri WhatsApp rero tubibona. Ari kabisa rwose ningerageze. Nje munini. Ujye uhinduka. Cyari wabonye imana kuva kera kandi urabizi ko ibintu byanjye ni vuba vuba. Utuntu twawe umenye. Ndabona wabibonye. nazibonye. Sawa kabisa maze. Ndabona online wa. Ndabona online kabisa. Hito tumwandikira ahubwo. Tumwandikira rwose. Gasigaye na kabarembo. Mubizi se man.
muhe yirwaneho dore n'ubundi nta myaka ijana. ubundi reka utuntu ntari gufata ku isi ahubwo kugenda ukagisohoje. ariko umuntu akunda amafaranga. Amafaranga se mwana wowe nzakubwira mu minsi iri imbere ntari bitu wowe tuza gato nzakwereka. Akazi kanjye atakarangije. Inzoga se bitwaye iki? Byanze ni ukuguca icupa. Ibintu birahari mwana. Birahari kabisa ntaho ari ugushakisha. Byamaze Bayafatiraho tu. Gusa nishimiye kumenyana nawe kabisa. Wabwo wanyu twagira mu rugo ndabwira akantu ko banzanye hano. Utabura nzaza nta nubwo narara hano ku muhanda. Ewa karibu kabisa n'abavandimwe dukana kera. Ko ndabona barakuze kabisa kandi ndakwishimiye. Karibu rwose wacu. Usa n'imbakumbuye cyane. N'amasaha dora yakuze akandi kagahunda twari dufite ariko ibyo ari byo byose ndahabonye batuzagaruka. N'amasaha y'iki gihe rero dore mu rugo n'umukanya ubu ngubu umukanya baba bafunze. Burya ntituganireho. Shakira n'igihe rero amasaha arakuze kuko nta nizeye ko nawe uzatakara. Nzabasura vuba cyane nta mutima mubi. Ntawe ndaramusajya kabisa kandi nzagaruka. Basitse babwiye baze badusize. Kazi mbavugishe baze babasezere kabisa. Bobo Bobo Sandra muze musezere abashyitsi baragiye. Ntanguke ndabona amasaha. Ayo masaha mwana ari kugenda yitumatuma rwose kandi n'ikino gihe rwose ntabwo biba byoroshye. Izindi gahunda tugiyemo niyo mpamvu ariko tusanga ukuntu umeze bari kumva umuntu wanyuze nimero nyine subiza umva ni ukuri nawe none se asate nta muntu aracyari amabyimuro ndumva naniwe nawe uri kunsakuriza abantu b'umuntu mwese muranyuze muraka isura ye none se umuntu muri kuvugana ntabwo yakubwira amazina nyine wamureba ukamubaza ngo yitwa Paraso. Paraso wahe? umwe wa Shiba. Paraso wahe? nakubwire abantu baretse kunsakuriza ubundi ukavugana n'amuvugana. Reba ijoro naryamye. Ahana nagutumye. Okay. Sawa. Kandi site. Utegereze nzakwishura. Ikindi inzobere ari bayimutejeje umutwe nijoro. Byuka nibyo nashakaga. Ntabwo ari kumenya umuriro. Ese umuriro. Ndikubona biryamye mu muriro. Akarafite. Ayifunga. Nikonda. None ifatanyije ku modoka itarenze. Banze bicara neza. Uri kumva?
Umuntu cyamaye foto. Washyizeho comment. Uri happy yazuye. Olha parti. Yewe gapara nzobe igihe umuntu aba yahereye genda tukabana ibyo bigambo byawe nyine nibuka ko ndi nyokuru ngagenda uza nitoro tutishara ahantu utuzanira n'ibindi amazi vuba vuba ubutebu nishimishije rero nkunda ukuntu mwicara mushonda na dawe nano wagira ngo umenya kuri gukora kandi no gushyira ku gakora nawe udafashe ikirahure tuko kireba genda senyi genda kutanywa amazi ubundi ubusana. okay ntukanige mvuze ubu nzobera abantu baza kuza kuhakora byawe ariko nta kibazo ibijyanye n'icyo yicaye ntajyanye ubu ntabwo uzi ko abikora kumenya iki niba hari icyo umuntu yari nyine integeza biri kumwe ahubwo ntatetse ari mu bintu byose ntayagaragara aba agomba kubikora okay sawa akantabwo ujye umenya ko ndi mukuru wawe ese bibi ko usigaye waraje chat hajya ntabwo nakubwiye nsigaye mfite agakuraje ku muntu mba numva nanyarukiraho buri kanya nyandika message yanditse yego rata umunyarwanda cyangwa Nigeria umunyarwanda parasol sinigeze bwa mbere nyandikira siko turi ndakuva modoka ingo buriya ngo bazango niwe wampaye nimero zanjye hambwa ati reka umva na nubu yarandindagije yanze kumbwira ngo yakuye nimero zanjye byaciyemo rero gucamo oya ntabwo biracamo nyine kwa kundi umuntu aho guta message ko type zawe atari izo mu Rwanda kanuyamwemerera katumufata isubize inere marita no inkwera marite ni ikinyobwa kiryoha ubu njye nsigaye nkubona ukanywa yumvurajegeje cyokora ikintu mbashije kumva cyo no kuzigushinga marita ni ikiryoha wese uramamaza yego kamwe umva reka cyokoze ngereka nkubwire ako ngako umva nasuma ngageze aha ngaha nta kintu kinese semi n'ijiri mba numva mbiye iyo ni fanta ni nako cyose cyane uko ari nanarukora gusa umva nyine nari kuvuga umva sinzi impamvu numva ni ukuri ndi kumukurashingira ubwo numva nareba utumesage twe ngahita numva piko bitese ni meza ni nuguhamagaye
ko mbona umeze neza se Ninduka mugese sinje. para Yego komanda. Murahinge. kumwe na sister wawe ndi mutoya ako siramuzi ntabwo muzi uri ushaka kumureba amubere simira neza wabonye hello yego babere akira ibirahure byanyu by'amafaranga biba byanteze ko watinze Aho bari kumutera. ako ndebera hanga iki cyane kiba giciye Ayego. Shinguka. Good. Ese narambara. Zabe nshinguka inyuma Uno hande. Kandi jene abantu nikundira ni weho nawe Zuberi yarasaze yego wajye umenye ko ndi nyoko nicara uzagize umugisha Bamuteritaga rwose imboga ndayibonye ubwabo nayibonye. uko wogeze Ariko nayibonye. Nayibonye. uziko atumye mitana na muto undi nagatuma bakwigeretera umva kigira urugomo rumwe ariko ngenda nabikunda iyo maze umunsi ndamukumbura icyara cyiza ko ntazi n'ukundi kuntu yitwa inzobere ni inzobere Usa ninde umpamagaye none Asigaye isonesha buri kanya maze no kubihaga. Allo byari bigenze gute se Urukundo ni rwogera. ameze neza nyine nk'uko nari maze kubikubwira nta kibazo wowe sha nanjye ndagukumbuye ntushakaga kumbwira gusa ikintu kiri kugutera ubwoba ni igiki uyambwira nta kibazo ndi kumva ufite ubwoba kandi nta kibazo rwose wambwira warankunze ngwiki se umva twumva bincanze nanjye ndumva bincanze sure